Genda ujye mu cyumba cyanjye uzanire amazi naho uzanywa ari mu icupa rinini. Urayabona? Nahinga. Urakoze. Umva buretse kugenda gato. Bawicaye ngaho cyane. Birasa n'umwari bazamutse hejuru mu cyumba cyabo. Bararyama. Bari bose. Nafite kubakomera ubusimba bw'andati bwacyo. Hanyuma se wewe waruri? Ndi hariya mu gikari kandi nanjye ntabwo nabumvaga, ntabwo nabubanye. Wari mu gikari? Hanyuma rero karandagira ngo mbwire. Ngira ngo amagambo twavuganye ubushize urayibuka. Narakumenye kuri umugamba. Njyewe wowe. Umwambeshye. N'icyakuzanye kwa Birasa. Narakimenye. Erega waje wishakishwa akazi ko mu rugo ngo bagire ngo. Buriya rero nta mugambanyi ugambanira undi. Ntabwo wangambanira ngo ushobore. Wari ubizi? Ntukibone kuvuga sinzi aho bikuru. Njyewe ubwanjye narakwiyumviye. Vugana na Birasa kuri telefone. Ndakwihorera nigira nkaho ntawabonye. Namwe ntimwambonye ariko njye narabumvise. Hanyuma rero umukobwa muto. Ugezeyo singa ibyo uva muri uru rugo ugenda. Narakubwiye ngo nudashaka kwiyunga kuri jye si amafaranga ariko ubundi waje ushaka. Uwagukubira akabira yo Birasa yaguhaye. Hanyuma tugakorana. Vuga muri iyo rurimi uri bwumve. Ntabwo ngiye ibyo nabishobora. Unyumviye ubusa. Unyumviye ubusa? Siko nakubwiye ngo bimbwire ntabwo nkumviye ubusa kuko ntabwo ngiye ibyo nabishobora. Ubwo wahisemo kungambanira ukorana na Birasa. Uri hano umeze nk'agacurama, uri hano umeze nk'uruvu, uri hano umeze nk'imbeba ahantu hose ubushinze amatwi. Ndagira ngo nkubwire rero ngo ese ubundi ukunda ubuzima bwawe? Ndabizi neza ko kugeza ubu imigambi yanjye yose uyizi. Kuko uri inshinga amatwi uhora wumviriza. Ukunda ubuzima bwawe. Si ubwa mbere mbikubwiye ukunda n'umwana wawe. Uzibeshye uguma. Nzaguhemukira. Uzabyicuza inshuro 1000. Hano genda. Paka. Zimira se nyine gira vuba vanga. Kagati. Kanzi imigambi yakuretse. Uru rugamba nzarurwana njye nyine kandi nzarutsinda. Kangaka ntagashenzi nagatini nikagira n'inzara zo kwishima. Ndashaka bwa amafaranga agaragara karangiza kakanyiryaho. Shaka. Barotetse ibiryo biryoshye pe. Isurira hehe wahaze? Kimaze kurya. Wariye he? Nabiriye hano kandi. Nakubonye. Jya uhange. Akasera ati ko mbona ko ubigize umwana mwiza. Warahindutse kuko byanyabyo. Yego. Shaka. Uzimwe bavuga ngo umuntu yakiriye agakiza. Reka mbyite gutyo. Singikeneye intambara, nararwanye, narasakuje, naratonganye, nagize ne. Wabigeze ngewe rwose nkeneye kwiberaho mu mahoro, nkajya ndyama ngasinzira, nkarya rwose ibiryo bikangera ku nzoka neza nkabyibuha ngasa neza. Urabyumva? Ahubwo nawe rwose mbabarire pe. Mbabarire nakugaraguje agati rwose naje gusanga iyi si nyine ntisakaye. Seri, iyi si ntisakaye. Imvura yanyagira mugenzi wawe nawe yakugeraho. Njye rero simbikeneye, sinkeneye uzagenda mvuma rwose.
umbabarire aho nakubwiye nabi, aho nagutunganyije. Ndabizi ko nagukubise n'inshyi rwose, wumve yuko njye nawe nta kibazo dufitanye. Sinkeneye ibibazo, nabirasa n'umwana nabasabye imbabazi rwose, sinkeneye intambara, ndarambiwe. Cyazira reka nkubwire, uramutse koko uri seri ibintu uri kumbwira waba umpemukiye. Ngo iki? Ntuzi ko we na mama wawe ukuntu mwirirwaga munyiginga ngo nimbabarire mbiyungeho, none mama wawe anyemerera amafaranga menshi atagira umubare, nanjye koko maze guhinduka babirasa mbavuyeho, ndaje ndabagarukiye, none nawe ibintu ngo bivuyemo, ngo se umva waba nkoze ibiki tuvugishije ukuri? Mama yakwemereye amafaranga menshi nanjye ngukora bizinesi iyo ari yo yose, kandi nari namaze kubyemera. ayaguhe se umukorera iki? Njyewe yampe ku giti cyanjye njye nikorere, hanyuma ugenda ucuruze se yewe, hanyuma mfatanye namwe noneho imigambi yanyu, kandi nari nabyemeye pe. ufatanye natwe? Yego. Abo wita twe njye sindimo, ariko abo uvuga ngo twebwe njye sindimo, sindimo. Murwazi rwose mwifashe, ntabwo mpari. Nawe nabimubwiye ko ntahari. Ubwo niba ari wowe nawe ibyo ni ibyanyu, ni ibibareba. Ese ubundi ko nzi ko mama atapfa kuguha amafaranga gutya ntacyo wamukoreye? Kandi nagiye kuzabikora nyine. Ibiki se uzakora? Yaba ari ukwica nkica, yaba ari ukuroga nkaroga, ariko tugafatanya umugambi. Kandi namaze kubyemera. Yaba ari birasa, yaba ari umwari, aho mushaka ko bapfa hose. Njye ibyo nabivuyemo. Banze mubwire, narakarabye nabivuyemo. Ikindi kandi muzajya gutegura kubikora gusa. Ndetse nintabimenye nzahita ntanga raporo. Rati wasanga uri kugira ngo hari ndi kugukinisha. Nukuri ndi seriye njye nahinduka. Nanjye nakubwiye ngo nzatanga raporo. Urabyumva? Bataranabigeraho niba ari ibiryo muzaruga, niba muzafata umwari mukamuniga, niba muzajya njye simbizi. Ese ubundi nkawe reka mubaze. Birasa ubundi urinda naho uhinduka, birasa mupfa iki ko nzi ko ari wowe wakuzanye hano? Siko bimeze ko naje kubera amafaranga. Uziranye cyane. Nawe se yakwemerera amafaranga? Nawe yaranyemereye amafaranga, none nabonye akubye kabiri yanyemereye. Nabuzwa n'iki guhinduka? None se umwari ko muganira ko nawe nabonye mwabaye inshuti, ugiye kumuhora iki? Ibyo ntacyo bimbwiye, icyo mfa n'amafaranga. Kandi namaze kubona ko n'ubundi mwebwe ntabarwanya mu batsinde. Niyo mpamvu rero niyemeje gufatanya namwe. Rero wowe ushobora kuba wagira ngo ndi kujya nkushushanyeho. Ni ukuri ndi seriye. Reka mubwire nanjye ndi seriye ubyumve. Nanjye ndi seriye ubyumve. Ngiye kuzishakira umugabo. Sinkeneye kuzajya mu rugo ngo wenda ningera mu rugo batangira amateka y'uko wenda hari uwo nishe, hari uwo nagambaniye, cyangwa se n'Imana impane niburira urubyaro. Umwana uri hariya aratwite. Nimumuroga ntabwo azapfa wenyine, azapfana n'umwana atwite. Ibyo rero sinkeneye yuko urwo rubanza ruzambarwaho. Mugitekereza kubikora nakubwiye ngo kereka nintabyumva mu matwi yanjye, kereka nintabimenye, nzatanga raporo. Nzabibwira birasa cyangwa nzabibwira umwari, cyangwa nzabahururize polisi. Ariko se ko naba mfungishije mama ukabyara, ese ubundi wabiretse urashaka iki? Njye ntabwo nabireka kuko igihe mwanya ngenzi nicyo kinini. Wariye dukeya ugatuza ko ntacyo birasa yakwimye, urashaka iki? N'utwenda two kwambara, niba ari n'imyenda ejo tuzajya njye kukugurira imyenda. Uribuka amagambo wambwiye ariko? Ibyo byararangiye. Latifa wa kiriya gihe si we uyu nguyu ubona wicaye. Nakubwiye ngo n'umwari namusabye imbabazi, njyewe napfukamye nsaba imbabazi, kuko mbona yuko uru rugamba nta nubwo tuzarutsinda twebwe. Wimbwira vuba ibintu mpamagariye byumve nigende. Ese kuvuga nabi? Ese wambwira ngenda? Erega ndakubwira, tuza nyine ndakubwira. Hari igihe mvuga ngo ni amagambo ya Latifa, nagira akantu mvuga
ngo ubwo ngo ni ubugome bwe ngo ejo azaba yahindutse ngo iki, nyamara nushaka ujye unyizera. Birasa uriya mukobwa Karara wamwirukanye. cyakoze uri umwana mwiza kabisa. Karara se ndamwirukana mfikina ni iki napfuye n'umukozi wanjye ku buryo mwirukana? Latifa ko wari wambwiye ko wahindutse koko. Aba nabonaga wabaye umwana mwiza, kumbi byari imipango yo kugira ngo wirukanishe Karara vyandagenda. Ntabwo ari imipango. Karara ntumwirukana wenda ngo wawe wamuhembaga uyambe. Ntabwo bishoboka rero, wikirirwa ujya kure rwose, wikirirwa unabitindaho, ntabwo bishoboka rwose ko namwirukana, kandi ibyo ngibyo rwose ubyibagirwa. Uretse kugenda nkubwire ibizakurikira nyuma, ntuzavuge ngo sinakubwiye. Urabyumva? Ariko sinzi habaye iki? Karara nubwo umwizera yamaze guhinduka. Karara nubwo umwizera yamaze kuba umugambanyi. Ubu ari mu mipango na mama. Ibyo bari gupanga nanjye basigaye babimpisha. Mama ntagishaka kunyumva, urareba ukuntu tubanye, ni intambara, ntimbagura agira gute, urabyumva? Ubu rero yiyunze na Karara. Niyo mpamvu ndi kukubwira, mbere yuko hari ikiba, mbere yuko umwara apfa n'umwana cyangwa se nawe ugapfa, irukana uriya mukobwa. Mama ntazajya mu gikoni ngo agutekere ngo akurungiremo uburozi, ariko nabuha uriya mukobwa azabushyiramo kubera amafaranga. Sibyo nkubwiye? Cyakoza muri abahanga cyane pe. Ko mbona muzi gutegura, uko wagira ngo ni mwebwe bwabwiye inkuru y'uburyo ba profesa bazajya kwiba banki. Muri abahanga, muzi gutegura cyane. Biriya ni ibya filime rero, twe ntabwo turi muri filime. Njye ndi kukubwira ibintu biri gutegurwa kandi bigiye gukorwa. Birasa njye rwose amaraso yawe, amaraso y'umwari, ay'umwana wawe hatazagira uzayambaraho. Ndakubwiye amatwi n'ayawe yumva. Ariko Lati wambabariye koko ukareka kunsetsa no kuntangaza. Uzi ko umuntu wakubona numva ubwoba bwamwica neza. Lati cyakoze reka mubwiza ukuri, shitani ni mbi pe. Shitani yakwaritsemo ni mbi cyane. Birasa uri umuhanga wo kwiyoroberanya, uri umuhanga wo kwiyorobeka ukiyoberanya. Mbese utewe ubwoba ntabwo nasobanura uburyo umezemo. Birasa Karara rero uvuga, mfite shitani muri njye. Karara urimo uvuga ntabwo bishoboka ko ibyo bintu yabikora. Icyo kandi ndabikubwiye, ntabwo bishoboka ko yabikora. Ntacyo, reka dutegereze. Njye nakubwiye ngo narinje kukuburira, amatwi yumva n'ayawe. Nugira icyuba ntibazambaze. Birasa Latifa, reka noneho sibyo babyita gukira, reka dusase inzobe, bwiza ukuri noneho bya nyabyo. Kandi Latifa, ndagusezanya ko ibintu ugiye kumbwira ndabyemera. Noneho tinya Imana yo mu ijuru, urahira uti ku izina ry'Imana narahindutse. Wongere urahire bwa gatatu, umubwire uti ku izina ry'Imana Karara na mama barakugambanira. Latifa, ibyo bintu nubivuga ndahita nkwizera. Birasa si ukubarahira, dore nuko ku izina ry'Imana njye narahindutse. Sinkeneye intambara nk'uko nabibabwiye. Napfukamye ahangaha ureba nsaba imbabazi. Sinkiri kumwe na mama n'imigambi ye. Ikindi cya kabiri, Karara ari gukorana na mama. Mama yamwemereye amafaranga arenza ayo wowe umuhemba. Rero ceceka, tangira uvuge gake, sibyo? Karara mwihorere. Nimenya neza ko ibyo umbwiye ari ukuri 100%, nzahita mwiruka.
kandi Latifa ni ukuri kw'Imana si ukukubeshya pe, ubu noneho nizeye ko wahindutse. Kandi reka nkubwire ati kuba waremeye kongera kungarurira umutima ukangarurira icyizere, ni ukuri kw'Imana singiye kukubeshya, byaranshimishije. Erega birasa uri musaza wanjye, uri musaza wanjye, sinshobora kwibagirwa uburyo wampekaga ku ntugu njyanye ku ishuri. Ntabwo ibyo njye nabyibagirwa, ibyabaye byose byaratambutse. None mama, karibu. Murakoze cyane. Nose uri hano wenyine umwarane? Umwari hari utuntu yari agiyemo. Numvaga nyine mbakumva nabantu reka mbasure. Ahubwo uradutunguye cyane, habe no guhamagara nibura. Baravuga ngo umwana ujya iwabo ntawe umutangiye. Ariko nibyo koko. Kandi nyine umwari yarangije kuba umukobwa wanjye, mba numva nta mpamvu isaha yose namusura. Wenda ngize amahirwe musanze hano wenyine, hari ibintu byinshi njya nibaza, mba numva mfite amatsiko, numva nkeneye kumenya. Gakire ahora yishize umwari ngo uzabwire Birasa ko yari amemukiye, ngo uzabwire Birasa ibi n'ibi. Mba numva mfite amatsiko, ubundi we na Gakire mukorana mwaba mwarapfuye iki? Ariko ngira ngo ubwo mperuka iwawe ibi bintu twabivuze, ariko nkurikije ukuntu wabimbwiye nyine nawe ku muntu mukuru urabona ko bitari bisobanutse. Ntabwo mwigeze muganira se? Buriya rero ukuntu Gakire abayeho, avuga ibyo ashaka, ntabwo ajya avuga ibyo undi muntu amubajije. Cyane ko icyo kibazo cyo kuba mwaratandukanye mu kazi cyangwa se atagikora cyazanye impagarara mu rugo. Sinjya nifuza mu buzima ikintu cyatandukanya abantu. Iteka mpora numva abantu bakundana, abantu babanye, nkunda kuzirikana icyiza umuntu yagiriye umuntu kuruta uko nazirikana ikibi. Ariko ubundi ibyo ngibyo ni bwo bumuntu. Urakoze cyane. Rero Gakire, mu by'ukuri yari amemukiye cyane. Ngira ngo urabizi yuko Gakire twamenyanye we ntakuzi. Urabizi ko Gakire no kugira ngo nkumenye ari we wanzanye iwawe ndakumenya. Gakire yazanye amafaranga, ndabyibuka nibwo nari ngiye gutangira business yo gucuruza amabuye y'agaciro. Dupanga umushinga, dutangirana umushinga. Mu by'ukuri yari afitemo imigabane myinshi kurusha iyanjye. Nonese akaba yaraje guhomba gute? Ikintu kimbabaza nuko agenda abwira abantu bose ko namuhemukiye. Nanjye niko mbizi. Abantu bose twakoranaga mu kazi, abo nahaga amabuye b'abakiriya banjye, bose yarabanyangishije. Kugeza ubwo business yanjye itangiye kugenda ihomba, no kugira ngo mbone aho nkura amabuye, no kugira ngo mbone aho nyagurisha, byabaye ikibazo kubera Gakire. Bikaba byaravuye ku kizi ko ubundi nzi ko abantu b'abagore aribo bagira ibintu byinshi bapfa. Abantu b'abagabo ntimupfa amagambo, cyakora ngo hari ibintu bibiri abagabo bashobora gupfa: abagore n'amafaranga. Urakoze cyane. Gakire naramwihanganiye kugeza ubwo nakoze akazi kanjye nkora nake.
ntabwo wenda ndi bujye muri detaye ngo njye kuvuga ngo umunsi uyu n'uyu yari aha byagenze uko n'uko, umunsi uyu n'uyu yari aha byagenze uko n'uko, ariko icyo nakubwira cyo Gakire amafaranga yashoye muri kampani yayakoresheje mu buryo budasobanutse, kugeza ubwo naje gusanga amafaranga yose yari afitemo ashizemo, ahubwo atangira gukora no ku mutungo wa kampani. ntabwo byumvikana. Ubwo rero nawe uri umuntu mukuru, aho yaba Ese Gakire yarajyanye yaba afite urugo rwa kabiri ntaruzi, ibyo kuko niwe iwanjye ntawe wakabimenya. yigeze ahazana. Ibyo niwe wakabimenya rwose. Gusa ikintu nakubwira, reka ibyo tubyihorere. Ariko nawe ntabwo bambwira ngo tubyihorere, kuko ibyo ari byo byose umuntu umwirirwanaga umunsi ku munsi, hari amabanga ye uzi. Umugabo wa amafaranga yose yajyanaga mu ndaya. Ngo Yes. ushatse kuvuga ngo Gakire yari afite inda yashyira amafaranga? Abakozi bose twazanaga muri kampani b'abakobwa bose bari barahindutse abagore ba Gakire. ese Kari waje rya ruraho Uraho neza? ni amahoro Amahoro. no kuri iyi minsi se Kari Twari turaho. natwe turari ariko maze iminsi ndwaye, ubu nibwo ntangiye koroherwa. Warwaye iki? Wa muntu urwaye umugongo neza neza umeze hasi, ntabwo uzi ikintu nabaye, ngiye kuvuna mu mugongo uranjye, birasa uyu nguyu yanjyana kwa muganga, imiti bampaye ariko ndabona irimo kunyorohereza. Ni ukwihangana. Birasa ugomba kumwitaho rero. Hari igihe umuntu ushaje arwara umugongo akagendanira ko ugasanga ahise atangira kugendera ku nkoni kandi agikomeye. Ashwe numva imiti bampaye narorohewe nta kibazo. Oya Kari, mama arakomeye nta kibazo rwose, kandi kwa muganga bavuze ko azakira rwose akongera akamera neza. Imana ishimwe. Oya n'ubu ntangiye gukira, iriya miti yari ifite imbaraga yarafashije cyane. Ariko Kari, Karame. ngize amahirwe wenda no kuba uje aha ngaha. Buriya nk'umuntu mukuru umuntu ashobora kukugisha inama ukayimugira. Ya, nsanze ari ibyo nshoboye. Hari ikibazo se? Uwo muntu mwicaranye aho ngaho ni mama. Ndabizi, umwari yarabimbwiye. Impamvu wenda mbikubwiye ni uko umwari ashobora kuba hari ibintu byinshi yakuganirije, kandi yambwiye ko mwaganiriye rwose. Aha twaraganiriye se, wamarana n'umuntu umunsi urenze umwe, burya ngo iyo ikintu cyarenze rimwe kiba cyabaye cyinshi. None se Kari, kubwo uheruka aha ngaha nta kintu wigeze uganira na mama, byibura ntiwagenda umugira inama? Kugira inama y'iki? Ntajya ahinduka pe, na n'uyu munsi wa none akomeje kudoza ku nkeke. Njyewe kakuze domina, ariko noneho naragenze ndabona niko birasa. Angira inama igenda ite? Dore aho upfira ukaba ikinagazi ukaba ikimara. Abantu bose ubonye ushobora kubabwira amabanga y'umuryango. Ariko uriya ni umuhungu wawe kandi ni mukuru. None se arakubwira ibyaha ngaho bahana. Cyane ko noneho afite n'ubwanwa, iki keretse akaba yumva. Rwose Nose ndabizi. kumwita ikigori. None se nk'umuntu utinyuka kuvuga ngo umuntu ungana nkanjye ndi umwana w'uruhinja bagira inama. Ibyo nkora byose mba nabitekerejeho. Rimwe kabiri gatatu ntabwo mba nkubutse. Rero ntakajya nteza abantu. Birambabarire umbabarire. Niyo mwana barogoye mu byo mwaganiraga nakigendera, ariko giye ntukanteza abantu. Nagize umugore w'umusazi ufata inzira agaturumbuka akagenda, ninjye wamwirukanye. Barangira inama nagize umwari namugize. Ariko ikigaragara n'ubundi byo bavuze ntabwo babeshye. Ikindi rwose umwari twaraganiriye bihagije. Akubwira ko aryo watumye agenda kuva muri uru rugo, wowe n'umukobwa wawe n'imwebwe yari yarahunze. Njyewe kandi n'ukuntu uri kwigaragaza biragaragaza ko kuko umuntu utabashije kwihangana agomba kugunga akakuba. Njyewe ntabwo nkunda umuntu, ibundi baravuga ngo imyenda yanduye imeserwa mu mbere. Niba ndi n'umunyamafuti
ndi nyina yakaba yihanganira amafuti yanjye kubona umuhisi n'umugenzi rero akamundegera azi wowe uzajya kuntaranga he ntabwo ndi umugenzi kubera ko natoraguye umugore we kandi namubaniye neza ngo nanjye nabaye mujye muvugana iby'umugore we nawe ngewe ahubwo mugira inama y'ukuntu agomba kubuza umugore kujya bwerabwera akagenda ameze nka roho mbi yirirwa azerera. Birasa ikigaragara uraturanye mama wawe ntashobotse pe umbabarire kuvuga gutyo kuko niba atantinya ndi umushyitsi agatinyuka kugutukira mu maso yanjye ngewe sinkunda umuntu uvuga ubusa. Birasa atangiye ibintu byo kuzajya anteranya n'abantu bose abonye ubusa. Niba wari arashaka kumbwiraho ko ndi mubi niba twari guhura n'ahantu ukaba wangirira neza ntaneranyije ariko se ngiye ku cyo ngamije ari uko kugira inama ugahita inama nagize ntari ngaho niyingire. Erega Dom uragira ngo mvuge ibintu byose koko bivuge ese ndagusaba imbabazi nta nubwo ari ngombwa akamenya kutari mama ntabwo ari ngombwa rwose ndabizi ariko kuko uri umubyeyi wandeze ndabizi nyoko yarapfuye ndakurera sinaguta ntukajya ukomeza kunyibutsa ko mama yapfuye nanjye rero ukanyibutsa ko ntari nyoko naraguhaye ibere ryanjye naguhaye ibere ryanjye uri umwana wanjye ko yapfuye uri umwana wanjye ariko ntabwo ibintu narakonyeje turi kubivugira imbere y'umukino nyoko ntacyo yakumariye yariye kukumara ntakoze rero ntukazajya unyangisha abantu bose ubonye ariko nawe ntukajya urunyurira ibere wanyonyeje nanjye rero ntukanyure ko ntari nyoko ugomba kunyubara icyo ngicyo nakoze cyonyine. Birasa n'ubundi ndabona ibyanyu bikiri birebire ariko ngiye mfite inama umwana w'umuko umbabarire rwose biba bijabutse kugira ngo n'abantu iyo bashaje ahari bagira n'amatiku rwose umbabarire nitwaye nabi mu maso ya mukobwa mwiza sibyo ariko birasa uzi n'ibindi hari inama imwe nsigaranye kandi yakugirira umumaro n'ubundi umwari naramukunze kandi yabaye nk'umukobwa wanjye mwamumpaye nkamwitwarira akava muri uyu muriro ariko noneho narumiwe niko se mukecuru rero byose ndabona nkurushaho nk'imyaka mike wankurikira. ni ukuri ntabwo ubeshye ndi umukecuru ariko ndiyubaha ariko se mukecuru wiyubashye we ni gute ushobora kuza gutandukanya umugore n'umugabo warakoze twaragushimiye kuko umwari waramutoraguye umujyana iwawe nkaho wamugira inama y'ukuntu babana neza mu mahoro ngo namuguhe umujyana uzamurongora se umwari se yigeze akubuza amahoro cyane wowe yamubuze ire kubangamira abana ntabwo umenya ko ushaje ubundi nta mukecuru usazira ku bana mbabarire wenda abantu bashaje baranduranya ariko nawe nibigana uri inyuma yanjye ho gato ntacyo ariko kugira ngo umenye ko ibyo bitekerezo byawe bifite bivuga ngo umwari ngo bamuguhe umujyane ibyo bisubiza ibi birasa mwiriwe mama birareka nyende n'ubundi nta solution yava mu bibazo bya mama wawe yewe uzangira inama twiherereye rero reka mugeze hariya hanze ibyo byose ntekereza ko wenda birasa nawe ubundi uzagaruka vuba uzagize udusure rwose nta kibazo nsura wowe urimo mubanye nsura wowe urimo hanyuma se ubundi waje hano kuhakora iki nkakubwira hari ikintu kimwe maze kureba kandi nakizeho nsanga kigomba gukorwa mu maguru make ngiye kuza kuba ahangaha kugira ngo mbashe kurengera umwana ngo kugira gute wanjye ku kibi ku cyiza ku bwumvikane ku ntambara nta mushyikirano kwanza wowe mfitanye nawe burya si buno urashaka kuza kuba hano ariko uburya koko sinanzi ko umuntu aryama akarota ku manywa umva nkubwire kare iyi nzu iyibona ari njye nawe ibyumba byose bifite ababirana kandi maze nkubwire uzaza kuba hano ikoreho gutya winoshe gutya wiyumve niba wowe atari wowe usinziriye njye ndi muzima sinsinziriye kandi nta nubwo nasaze ariko urabona ukuntu uba wirebeshwa birasa ubu rero umubwira nkaho umufitiye impuhwe rwanjye wanyubakiye wisubije amaso inyuma wisubije amaso inyuma ugasubira mu mateka wowe ubona uri umuntu wari wifuzaga ko nzubaka urugo nyina yarapfuye harya ngo narapfuye njye narapfuye wabwiye birasa ko napfuye birasaze ko nyina yapfuye n'abamuhambye basaze ntaribi barasaze kuko mu bantu basaze banamuhambye urimo bivuga ngo ni wowe musazi uyoboye abandi muri gereza njye mpamba abagome n'abicanyi batabana babo mu uzi ko rimwe uzandakaza nkabwira Latifu ukuntu wapfuye tukaguhamba ukagaruka uri umuzima akaba ariyo mpamvu ufite ubugome bungana uzabimubwira ryari ninjye uri gushashariza cyangwa nsigaye mubwiye yuko na se yapfuye n'urupfu yapfuye genda ubimubwire ntabwo nkigutinya kare genda umva kare oya reka mbivuge Latifu no hano gusa urarishwa n'iki ko Latifu atakiri umuntu uzi Latifu ibyo arabyumva urasubiriramo umukobwa wawe byari uri kumva
Mwana oya wa- yamusubiriremo kandi udaseka njye Mwana ntabwo wa- gusekana uyu nawe mama ni inshuti yanjye yitwa Karine. Yari yaje kudusura yagira ngo tumuherekeze. mwese niba uri umugabo ko utavuze habaye iki ratisubira mu nzu igihe nikigera uzabimenya Bataratiye. habaye iki Yari arimo avuga ngo Ndako- ashaka kumuherekeza ndavuga nti Latifa mperekezwa na Latifa none se ngiye mperekezwa na Latifa Nonese cyangwa wari- mpamagare birasa ari umperekeza birasa erega ndakubwiye ngo cisha birasa ariko makeya n'umwana wanjye cisha makeya kuko Simurafiki. nshaka kuza kuba Igendere Umva mwana Latifa, we, ndi kugira igendere. ngo umenyeshe ko ngiye kuza kuba aha ngaha kuko gukinira inyuma y'ikibuga ndabirambiwe ntabwo wumva nta igendera ayo musifuzi matwi. wasifura inyuma usifura inyuma Genda y'ikibuga genda mwana genda wa. ibindi uzabimenya umunsi Genda. nzaba naje kandi umva nkubwire Genda wa uyu ni gakecuru umusazi gakecuru bisa washyano. genda Turashaka ishyano iribi rya genda gashyano. ishyano Ishyano rya ngo wereke gashyano. ukuntu ndi ishyano noneho uwo birasohora uhisha amabanga ari buza kudufasha sha nta soni ngende ishyano ishyano ninde ishyano umva nkubwire ni uko nanze kwiteza birasa ngatumva ko ndi nyina igihe kitaragera naho ubundi wowe njye nawe tuzahangana Nyina wande? nyina wa birasa Birasa yarapfuye. yego Arangije gupfa abamuhamba barasara. Arangije rero ubu ngubu arimo arata ibitabo. umva nkubwire uri kureba ibintu byose wankoreye hatavuyemo na kimwe nzabikwishyura ku murongo ibirenze kuri ibyo umuruho wanteje wose Latifa agiye kuwikorera ryari ko ntitegereje. Uramuke sezera we ayiwe ndagushigiza umwana karame amakuru shandaho pe ndashimira Imana siko wabyimbye mu mazi none nabyimbye ahubwo uvuga ngo nabyibushye ngo ni akanyamuneza wa mugani wasanga birasa agufashe neza ni ibisanzwe ntabwo aba atagize hano rero hari amata urayabasha tuguhe ameze neza pe meze neza meze neza mvuye mu rugo rwose niyitayeho yego umwari rero mwese mwari mumeze ute twari turaba ko mbona utuje cyane ra nta kuraje noneho ufite hari igihe kigera nyine bikaba ngombwa ko umuntu atuza Gakire yagusajije Gakire wanjye se aransaza akatubuza tukaguruka ibyo twarabimenyereye bizagera aho bishyira nibyo yigira biriya tubitinzemo tubimazemo imyaka myinshi umwana rero buriya narakurebye ndakwitegereza nsanga uri umukobwa mwiza uri umwari nk'izina ryawe niyo mpamvu nahisemo ko nazakuganiriza kandi ndagushimira ko nyine wanabihaye agaciro nagutumaho ukaza ntabwo nagusuzugura pe ubwo se nagusuzugura mpereye kuki umwana mfite ibanga maranye imyaka myinshi nifuje kugira uwo ndibwira cyangwa se ndibitsa ariko nareba abantu nkabona abantu bose ntabwo ari abo kwizerwa ibanga umwana wanyemerera iryo banga nkari kubitsa ahubwo birantunguye kureba mu bantu bose muziranye ukumva ko ari njye waribitsa koko nkuko natangiye mbikubwira nyine nabonye uri umwari nk'izina ryawe kuko ubundi umwari mwiza nturangwa n'ibanga mbese uha icyubahiro icyo umuntu akwiye ntacyo bitwaye pe nta kuntu wangiriye icyizere ngo noneho ngiye nkiburire umwana ndakumva nkiri mutoya ku myaka 13 gusa nari umukobwa ukiri umwana muto gitangira gupfundura utubere Domine uriya wita nyokobukwe niwe twabanaga ngo Domine akakuze uwo nguwo ntacyo wibeshye bivuze ngo wowe na Domine musanzwe muziranye ongeraho ko ari mama wacu ntabwo biri kumvikana
Domine uriya rero kuva kera ntabwo yigeze akunda mama wanjye kubera yuko yari ubwo azi ni ko ukuvuga ngo mama wawe na Domina baravukanaga. yego kubera ko Domine yari azi ko we na mama ari bo bari babiri bagombaga kugabana imitungo y'iwabo kandi Domina nk'uko umuzi akunda ibintu yaje kuroga mama mama wanjye apfa njyewe mfite imyaka 4 yica mama wawe. gusa ibi ni ibiki? Sikari ibintu uri kumbwira nibyo? nibyo cyane kandi wibuke ko nyitangira nakubwiye ko ibi bintu ari ibanga hari ibanga rigora kuribika. Domina yica mama wawe. amaze kumwica arakomeza arandera ku ruhande rumwe ndamushimira ko nanjye atampaye uburozi ngo mpfe ariko ku rundi ruhande nkamugaya kuko yamvukije kugirirwa impuhwe z'umubyeyi. Birumvikana. Kuri iyo myaka 13 rero urabizi hari igihe umwana atangira kugira udukosa tumwe na tumwe kuko aba yatangiye gukura. Domina yagiye amfata nabi cyane rimwe nkamusuzugura wenda nk'umwana ubundi nkanamwubaha nk'umubyeyi. Inshuro nyinshi Domina yangaburiraga ibiryo byasigaye ku masahani kandi nabyo yabimennyemo amazi arimo isabune. Kuriya mubyeyi kuki ari inyamaswa koko. Byageze aho ngaho ndarwara ndetse ntangira no gucurama imisatsi ndwara bwaki ariko Domina ntabwo yigeze anyurwa. Yaje kugambana n'abashumba bamuragiriraga ndetse abo bashumba bari 3 kandi bose barandutaga. Ababwira ko bagomba kumfata ku ngufu. Bakagufata ku ngufu? Ku myaka 13 bamfashe ku ngufu kinyamaswa. Komera kare, komera. Ntibyarangiriye aho ngaho wenda iyo bamfata ku ngufu byari kuba bihagije. Baje kuntera inda ngo komera kare, komera ndumva gahinda ufite ndi kukumva. iyo nda yaje kuvamo umwana w'umuhungu. Umwana iteka ntekereza ukuntu azumva ko ndi nyina bikandenga. Umwana navukijwe amahirwe yo kurera. Uwo mwana nta wundi yari birasa umugabo wawe. Kare nginde ngo yari birasa. Oya oya. Domina ntabwo yigeze yishimira basi ko nabyaye. Uretse gato Kare, uragira ngo nyumve ngo yari birasa. Umwana birasa n'imfura yanjye. Bivuze ko uri mama wa Birasa? Yego. Oya undi kubyumva. Domina ntabwo yigeze anyurwa ngo byibura ndeke ampereze uburenganzira bwo kurera umwana wanjye. None se uretse gato Birasa akaba yita Domina nka mama we gute? Nibyo nari nyikubwira. Birasa afite iminsi 8 aribwo agakondo kagihunguka. Domina yaravuze ngo ntago ashaka indaya mu rugo rwe. Arankubita aranyirukansa ndarira cyane ndamwinginga ngo basa amabarira nk'umwana wanjye mujyane. Aramunyima ambwira ko ningaruka wazanyica nk'uko yishe mama. Cyane ko mu minsi mikeya yarishize aribwo yarakimara kwiyicira umugabo we. Nabonye ko nta mpuhwe Domina agira. Icyo nasabye Imana ni kimwe. Yaravuze ngo Mana uzandengere urengere n'umwana wanjye uzongere uduhuze. Usiga umwana wawe? Yaramunyimye ndamusiga.
Domine uriya mubana ni umugome, Domine uriya mubana ni umurozi, ntabwo ndi kubyumva. Domine uriya mubana wakubwiye ko utazabyara iyo nda, nta na kimwe yakubeshye koko. Utabaye maso ntabwo wayibyara. Umwana ntabwo ngutumye ngo ubibwire Birasa, kuko Birasa ndamukunda nk'umwana wanjye, ariko nta burenganzira ubuze kubera iki ibi bintu Birasa atabimenya? Kuki Birasa atamenya kuriya mwicanyi atari umubyara? Ntabwo bikiri ngombwa. Ibi bintu ugomba kubibwira Birasa. Iryo nibanga Ibi bintu ugomba kubibwira Birasa. Yesu Mana ushimwe, ntabwo uriya mwicanyi yaba mabukwe, ntabwo uriya mwicanyi yaba mabukwe, kandi ntushobora kumva uburyo nishimye, ntabwo ushobora kumva uburyo nishimye pe. Nta kuntu uriya mwicanyi ari kuzabyara umwana mwiza nka Birasa. Umwana kandi ibi bintu ukwiye kubiryozwa. iri ni ibanga utazarivuga ugapfa. Karimo njye na Domina. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze.